neza abakomeje gukurikira umuyoboro wa YOUHEAL kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu umugore ashobora kumenya igihe azabyarira cyangwa se intera nyine mu gihe runaka azabyara bitewe n'igihe yasamiye. Ubundi ni byiza ko iyo umugore usamye cyangwa se watwite uba ugomba kumenya igihe ushobora kuzabyarira, kuko iyo ubimenye bituma udashobora gutinda umwana wawe azavuke yatinze mu nda, bishobora kumwongera ibyago byinshi cyane bitandukanye, cyangwa se ukaba watuma ujya kwa muganga bakamubyaza hakiri kare. Rero hari uburyo ngiye kubabwira bugera muri 2 bw'ingenzi cyane, n'ubundi bwa gatatu bushobora gukoreshwa rimwe na rimwe, bushobora gutuma umenya igihe inda yawe uko ingana n'igihe uzabasha kubyarira. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha umenya uko igihe inda yawe ingana cyangwa se n'igihe uzabyarira, harimo kurebera igihe ushobora kuba waraboneye imihango ya nyuma. Ubundi dukunda gukoresha imihango ya nyuma tubara ibyumweru umugore afite cyangwa se igihe ashobora kuzabyarira. Imihango ya nyuma idufasha nyine kumenya igihe umugore azabyara, kuko kenshi dukunda kuvuga ko umwana ubundi yagejeje ku byumweru 37 kuzamura kugera ku byumweru 40 aba ari igihe cyiza cy'uko ashobora kuvuka, ko tuba tuvuga ko umwana yamaze gukora neza mu nda. Rero dufata ukuntu tubigenza iyo duhereye ku mihango ya nyuma. Dufata umunsi waboneyeho imihango ya nyuma, tukongeraho amezi 9, tukongeraho 7, cyangwa se tugafata iminsi waboneyeho imihango ya nyuma tugakuramo amezi 3, twamara gukura amezi 3 tukongeraho iminsi 7. Tugiye kwiha nk'urugero nk'umugore tuvuga abonye imihango ya nyuma ku itariki 10 z'ukwa mbere. Iyo tugiye kureba igihe azabyarira, dufata ku kwezi kwa mbere tukongeraho amezi 9, ngo yabaye amezi 10 tugere mu kwa 10. Amezi 10 ku itariki 10, none ya minsi 10 twongeraho iminsi 7, tuvuga ko uwo mugore azabyarira mu kwezi kwa 10 ku itariki 17, nibwo uwo mugore azaba yujuje ibyumweru 40, aribyo tuvuga ko umwana bashaka kuvuka, ko ari igihe kiba ari cyiza cyane, nyine umwana aba yakuze neza mu nda. Cyangwa se ugafata kwa kwezi kwa mbere ko twari twavuze, ugakuramo amezi 3, sibyo? Ubwo ni uko amezi 3 ugakora mu kwa 12, ugaruka mu kwa 11, ugaruka mu kwa 10, tugera mu kwa 10 dufate ya tariki yacu 10 twongeraho iminsi 7, n'ubundi birongera bingane n'ukwezi kwa 10 n'iminsi 7. Rero ubu ni uburyo bwiza kandi bwizewe cyane dukunda gukoresha kugira ngo tubashe kumenya igihe umugore azabyarira, cyangwa se tubashe no kumenya sibyo ibyumweru umugore abashe kugeraho. Mwongere mbisubiremo uburyo dukoresha. Ufata igihe uherukira mu mihango yawe ya nyuma, tukongeraho amezi 9 n'iminsi 7, cyangwa tugakoramo amezi 3 tukongeraho n'iminsi 7. Nawe wafata igihe, niba utwite wafata igihe ubone imihango ya nyuma ukongeraho y'amezi 9, cyangwa ugakoramo amezi 3 ku gisubizo ubonye, ubundi ukongeraho iminsi 7. Ubundi buryo bwa kabiri dukunda gukoresha harimo gukoresha imashini ya ultrasound. Iyi mashini ya ultrasound ni imashini dukoresha tukareba ukuntu umwana angana, tukabasha kuba twamenya uko inda ye ingana, twabona ko inda ye ingana, tukabasha kumenya igihe ashobora kuzabyarira. Iyi mashini ya ultrasound uko bigenza, ipima uko umwana angana, dupima uko umuzenguruko w'umutwe w'umwana ungana, ibyo twita head circumference, tugapima uko umutwe w'umwana ureshya, ibyo twita biparietal diameter, uvuye hano kongera ukagera hano. Twarangiza tugapima uko umuzenguruko w'inda w'umwana ungana, ibyo twita abdominal circumference, tugapima nuko igufa rya femini no gufa riba mu itako ko ringana. Noneho ibyo bipimo tubonye biduha ikigereranyo cy'uko umwana ashaka kuba angana mu nda. Ubu nabwo ni uburyo bwa kabiri dushaka gukoresha. Uburyo bwa gatatu dushaka gukoresha ariko budakunze gukoresha cyane, uko buba butizewe cyane kurusha ubwo buryo bundi bubiri bukunze gukoreshwa, ni uko ushaka gufata uburyo inda y'umugore ingana ugapima uburebure bwayo. Uburebure bwayo ubonye ushaka kongeraho ibyumweru 2 cyangwa ugakuraho ibyumweru 2, icyo gihe bigufasha kuba wamenya ukuntu inda y'umugore ingana. Ariko ubwo buryo ntabwo bukunze gukoreshwa cyane, kuko ntabwo bwizewe cyane kurusha ubwo buryo bubiri bwa mbere nababwiye, ariko dukoresha no kwa muganga, aho tureba igihe uherukira mu mihango yawe ya nyuma, umunsi wa mbere uherukiramo, tukongeraho y'amezi 9 cyangwa tugakoramo amezi 3, dushaka kongeraho amezi 9 n'iminsi 10, cyangwa gukoramo amezi 3 twongeraho iminsi 10. cyangwa se tugakoresha ya mashini ya ultrasound mu gihe dusanze utibuka igihe uherukira imihango.
ariko ubundi byiza ugomba kumenya igihe uherukira mu mihango yawe ya nyuma, kuko nibwo buryo bwizewe cyane kurusha ubundi bwose cyane. Rero nizeye ko mwasobanukiwe uburyo ushaka kumenya igihe uzabyarira, kandi ugomba mugasobanukirwa ko kwita ku gihe uherukira mu mihango yawe ya nyuma ari ikintu cy'ingenzi cyane mu gihe wasamye. Mwakoze gukurikira umuyoboro wa YOUHEAL kuri YouTube, naho ubutaha bari kumwe na Ufitinema Aristide. N'ufite ikindi gitekerezo watandukanye hasi muri comment. Murakoze.